Gukora ibyo kurya mu buryo bwihuse fast food mu ntangiriro byatwaraga igihe kinini, ni ukuvuga gufata inyama z'inkoko zokeje ukazishyira imbere mu mugati. Ibi byaratindaga cyane kugeza ubwo umugabo witwa Harland Sanders yavumburaga uburyo bwo kubikora byihuse kandi bikaba biryoshye. Mbere byasabaga byibuze iminota 30, ariko Harland Sanders we yabikoraga mu minota 10 yonyine. Ikaze mwese, byatangiye ubwo uyu mugabo wari umaze kuva mu gahinda yaratewe n'impanuka ry'ubukungu ryabaye nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Yafunguraga akaduka gato ahitwa Kentucky muri Amerika tariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1890 nibwo Harland Sanders yavutse. Avukira mu muryango w'abahinzi n'aborozi, avukira ahitwa Henryville muri Indiana. Ubwo yuzuzaga imyaka 6 se yahise apfa kuko nyina nta yandi mahitamo yari afite. Byabasabaga gukora cyane. Nyina yakoraga mu nganda zitunganya ibyo kurya. Harland Sanders nawe yari afite inshingano zo kwita kuri barumuna be. Afite imyaka 7, yari umuhanga cyane mu gukora umugati, gutunganya imboga ndetse n'inyama. Rimwe na rimwe yashoboraga kugera saa 5 cyangwa saa 5 n'igice z'ijoro atetse. Ku myaka 10 yabonye akazi ko gukora mu mirima, akajya nita ku matungo. Nyina yari yaramubwiye ko bagomba gufatanya kurera abo bavukana. Nyina yaramubwiye ati, mwana wanjye mukuru, so yarapfuye, rero ni wowe ntezeho kumfasha kurera barumuna bawe. Nta kibazo nubwo wabona akazi kaguhemba $2 mu kwezi. Nawe yaramusubije ati, nzakora cyane igihe nzabona akazi. Ubwo yagiraga imyaka 12, nyina yashakanye n'undi mugabo utarakundaga abana atabyaye. Ibi byatumye nyuma y'umwaka umwe gusa ava mu rugo asubira gukora mu mirima. Yakoraga akazi ko kwita ku matungo, akajya ku ishuri mu masaha yo kumanywa, agakora akazi ko mu rugo mu masaha ya ninjoro. Ubwo yari afite imyaka 13 yaratsindaga cyane mu ishuri, ariko akomeza gukora mu mirima mbere y'imyaka 2 kugira ngo akomeze gushaka kandi kazi. Yakoze ku muhanda nk'utera irangi, yabaye umusirikare, yabaye utunganya ku mihanda, utwara ibicuruzwa, akora mu bwato ndetse anaba umucuruzi w'amapine. Ndetse uyu mugabo yanabayeho umucamanza. Umugore we wa mbere yitwaga Josephine King Sanders. Uyu mugore yamusigiye abana aramuta kuko bakundaga gushwana inshuro nyinshi cyane. Yaje kujya mu kazi ko gutanga gaze mu mwaka w'1924. Harland Sanders yaje kuva Henryville yerekeza Kentucky gushaka akazi. Harland Sanders utari wisobanukiwe ndetse nganasobanukirwa icyo yagombaga gukora Kentucky, yaje guhura n'umugabo wari ufite kompanyi itanga gaze, amubaza niba yakwemera gukora muri iyo kompanyi ye. Nyuma yo kwemera, Harland Sanders yaje guhabwa akazi ko kujya atanga gaze ku bantu bafite ibinyabiziga bitandukanye. Bitewe nuko batakiraga abantu benshi cyane ku munsi, Harland Sanders yabakiraga neza ndetse abakiriya baza kumukunda cyane. Nyuma yo kubona ko bikenewe cyane, Harland Sanders yatekereje ikindi kintu yajya habakiriya. Iyi kompanyi yamuhembaga $12,000. Yatumaga iyi kompanyi yinjiza byinshi cyane, no kuvuga inshuro 3 z'ibyo yashoboraga kwinjiza ataraza. Ibyo bihari ko ntibyatinze ubwo Amerika yahuraga n'ikibazo cy'ubukungu bwagiye hasi. Ibi byaje gutuma Harland ahagarika akazi kubera ubukene. Yaje no kugurisha ibyo yaratunze. Nyuma ariko yaje kongera kubona akazi kuri station yatangaga gaze yitwa Shell iherereye Corbin, maze yongera kubona uburyo yabona amafaranga. Hari mu mwaka w'1930. Mu buryo bwo kubona amafaranga y'inyongera, Harland Sanders yatekeraga abakiriya ndetse yari afite ameza byibuze yashoboraga kwakira abantu 6. Mu ntangiriro yabatekeraga inyama, imiteja, imigati ndetse n'inkoko zokeje. Mu gitabo cye yanditse yagize ati, ndatekereza ko inkoko zokeje ari ibyo kurya bifasha cyane abanyamerika. Ibyo byose yabyanditse mu nyuguti nkuru mu gushimangira uburemere bwabyo. Mu mwaka w'1937 ibyo kurya yatekaga byanditse izina biramenyekana cyane kugeza ubwo abantu bamusuraga baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Byaje gutuma yubaka ahantu yagombaga kujya yakirira abantu benshi. Byibuze abantu 140 bashoboraga kwicara neza bagafata ibyo kurya mu nzu yindi yari atangiye kujya koreramo. Harland Sanders yaje guhura n'ikibazo kuko guteka inyama z'inkoko mu mavuta byaratindaga cyane kandi abakiriya kenshi babaga bihuta kandi bazishaka ku bwinshi. Abo bakiriya bagombaga gutegereza byibuze iminota 30. Yagerageje uburyo butandukanye bwashoboraga kwihutisha gutekera abakiriya inkoko
yakoresheje ibikoresho bitandukanye bigezweho, yatekaga inyama ziryoshye cyane akajya anashyira mu rusenda. Umunsi umwe yaje kubona isoko ryo guteka inyama z'inkoko 500, kuzitekana n'imboga z'amoko atandukanye arenga 10 ni bimwe mu byatumaga abantu bazikunda cyane. Nyuma y'igihe gito resitora yahise ishyirwa mu gitabo Adventures in Good Eating. Mu mwaka wa 1939 yaje kubaka indi resitora, ariko ibihe byaje kuba bibi kuko intambara y'isi ya kabiri yasize bihiye birakongoka byose. Ibi byatumye ajya gukorera abandi bari bafite za resitora. Harland Sanders yafunguye indi resitora ahitwa Georgetown. Aha ntabwo yinjizaga amafaranga menshi. Mu buryo bwo kwagura ubucuruzi yaje gufatanya n'indi resitora aguramo imigabane. Mu mwaka wa 1953 Harland Sanders yaje kwakira telefone y'umuntu wifuzaga kugura resitora ze zose. Uyu yamwishyuraga ibihumbi 164 by'amadolari y'Amerika, ariko Harland Sanders yaje kubyanga kubera ko byinshi byari biherereye ku mihanda miremire, ndetse 90% by'abakiriya be bakaba bari abakerarugendo. Uwo wifuzaga kugura resitora ze yari umuyobozi. Nyuma y'igihe yongeye kumuhamagara ashaka kugura resitora na moteri ze, ni ukuvuga amazu yakiriragamo abo bakerarugendo. Mu gitabo cye Harland yagize ati, nta mpamvu yashoboraga gutuma ngurisha aho nakirira abantu haherereye ku mihanda miremire, kuko ubwabyo byari ubukungu kandi byaranshimishaga kubitunga. Nyamara nyuma y'amezi 7 yaje kwicuza impamvu atagurishije. Ingendo zikorerwa mu mihanda miremire zaje kujya zigorana, ndetse abantu bagahitamo kuzireka. Mu mwaka wa 1956 yaje kugurisha aho yakiriraga abantu, maze bamuha ibihumbi 75 by'amadolari, hafi 1/2 cyayo wa muyobozi yari yigeze kumuha, akayanga. Ku myaka 66 yabonye ko akomeje kwinjiza amafaranga adahagije, maze aza kugira igitekerezo cyavuyemo ubucuruzi bukomeye cyane, Kentucky Fried Chicken. Mu myaka yari yabanje Harland yari yarakoze cyane akazi ko guteka inkoko, ndetse yaranabyigishije inshuti ye Peter Harman. Uyu nawe yari yaratangiye ubwo bucuruzi. Baje gufatanya, akajya ateka inkoko zokeje neza, akazifunga neza, hanyuma akazizenguruka imihanda itandukanye azigurisha. Mu rwego rwo kudatakaza amafaranga menshi, yashoboraga guha abamutwaye mu modoka bakarya, hanyuma mu bijyanye n'itike bakamugabanyiriza. Mu gitabo cye nanone yagize ati, kimwe mu bitekerezo bidasanzwe nagize ni ugutekereza gutangira kujya njya kugurisha inkoko zokeje nditwaye mu modoka yanjye. Nkuko nabivuga, nta mafaranga menshi nari mfite uretse ayo navanaga mu kazi kandi nakoraga mu bijyanye n'umutekano. Nyuma y'igihe Harland Sanders ibyo gukora ingendo yaje kubihagarika kubera ko noneho abantu bari batangiye kujya bajya kumwirebera. Iki gihe yafatanyaga n'umugore we wa kabiri witwa Claudia Price Sanders, wateguraga imbuto, urusenda n'imboga bakoreshaga n'imigati. Harland yirindaga kuvuga uburyo babikora kugira ngo aho yari ahanganye nabo batazabimenya. Mu mwaka wa 1963 yari amaze kugira ahantu harenga 600 yacururizaga muri US ndetse na Canada. Iki gihe yari ahagaze neza mu buryo bw'ubukungu, nyamara yari afite impungenge z'ikizakurikiraho kuri kompanyi ye namara gupfa. Abantu batandukanye bifuje kugura kompanyi ye yatunganyaga ibyo byo kurya, barimo umugabo w'imyaka 29 John Brown. Se wa John yari umuhinzi, ndetse yari yaramwigishije byinshi bisa n'ibyo Harland Sanders yari yaranyuzemo. Yahuye na Harland mu mwaka wa 1963 ubwo yari agiye kumubera nyuma yo kwanga kumugurisha kompanyi ye. Baje kuganira, nuko maze abaza Harland icyo akunda kuganiraho. Harland Sanders yaje kumusubiza ati, inkoko zokeje. John yari yaratunguwe nuko Harland afite ahantu acururiza harenga 100 muri Amerika. Mu kiganiro yatanze yagize ati, nyuma yo kubyumva nibwiye ko afite abamucururiza ahantu hose. Nahise mubaza nti, ni bangahe ufite bagucururiza? Arambwira ati, ntabwo twizerera mu kuvuga buri kimwe. Mbere yo gutandukana nawe yaje kwemera nawe kuba umwe mu bamucururiza. John yaje kubona amafaranga yifuzaga yari ahawe n'umuherwe witwa Jack Hennessy. Yaje kubona ko Harland yinjiza agatubutse, nuko maze mu mwaka wa 1963 atanga ubusabe bwe bwa mbere bwo kugura, ariko Harland aranga. Nyuma baje kumuha miliyoni 2 z'amadolari, uyu munsi ziba ari miliyoni zirenga 15. Bamusezeranyije gukora neza ndetse no kwita kuri iyo kompanyi ye. Kuri Harland Sanders noneho byari bitangiye kumvikana, ariko atari kunyurwa neza. Nuko maze John akomeza kugerageza kubimwemeza. Mu nyuma na nyuma, mu kwezi kwa mbere tariki 6 mu mwaka wa 1964 Harland
yemeye kugurisha kompanyi ya Kentucky Fried Chicken. Icyo gihe yari afite imyaka 73. Arebye urugendo rwe yagize ati buru gutsindwa ni intangiriro y'intambwe nshyashya, naciwe intege ndetse benshi baranyanga inshuro 1900 mbere yuko ngurisha aho nacururizaga ndetse na kompanyi yanjye miliyoni 2 z'amadolari. Abantu benshi banyuze mu bihe bigoye ariko nawe byakuviramo isomo. Uyu munsi hano mu Rwanda ibizwi nka fast food cyangwa se ibyo kurya bagukorera mu gihe gito bifasha benshi cyane. Abakora akazi kabasaba umwanya munini, abashaka kurya igihe icyo ari cyo cyose. Gusa ibi tubona ko byatangiye kera ndetse bitangijwe n'uyu mugabo witwa Harland Sanders watangaga ibyo kurya ku mihanda yifashishije gaze yo kuri sitasiyo yakoragaho. Byamusabye kunyura muri byinshi cyane, ariko inyama z'inkoko zokeje zirimo umugati, zirimo imboga n'ibindi byinshi byabaye byo kurya byamamaye cyane. Amagana y'Abanyamerika yabiryaga umunsi ku wundi ndetse n'uyu munsi barabirya. Uyu munsi hano mu Rwanda benshi barabikunda fast food. Hari benshi batunzwe n'ibi byo kurya. Ndabashimiye mwese.